Tunashukuru Mungu ambaye ameacha tunakusanyika katika saa hizi. Kongera kuvuga tuti tukisema eti Imana yadukoreye yale Mungu alitutendea. Uwicaye n'uhagaze anayekaa na anayesimama anuwa wayibonera inyito. Hakuna mtu anaweza pata malipo. Hakiguzi na kimwe. Hakuna malipo hata moja washobora ambaye unaweza kuwa pumzi ambayo unapumua soka n'uwinjira inayetoka na kuingia, kuko ni by'agaciro, maana ni ya dhamani sana. Biblia yera Biblia takatifu yasema wazi eti abakomeye bose wanayekuwa himarika wote mu mwuka gusa ni pumzi tu. Iyo bateranye wanaokusanyika umwuka wo wonyine pumzi hayo peke barisha kurembera ni zito kuliko wao. Iyo kumaje kuvamo kisha kutoka bacishwa bugufi wananyenyekezwa. Imana yaduha Mungu humeka ndi habichubahiro ile Mungu itupa roho ambayo inapumua na kusifa kwa jina la Yesu Kristo. Turahamuka dusome ijambo ry'Imana. Tutasimama ili dusome maandiko ari mu gitabo naye kwa ndani ya kitabu cy'Ibyakozwe n'Intumwa Matendo ya Mitume ibice 7 sura 7 uhereye ku murongo wa 40 ikianzia kwa shairi ya 30 kugeza utashuka chini. Tunasoma mu izina rya Yesu. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Myaka 40 ishize marayika amubonekera mu birimi by'umuriro waka mu gihuru mu butayu bwo ku musozi wa Sinayi. Mose abibonye biramutangaza akibyegera ngo abyitegereze, yumva ijwi ry'Umwami Imana riti ninjye Mana ya sekuruza wawe, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose ahinda umushyitsi ntiyatinyuka kwitegereza. Uwiteka aramubwira ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze arahera. Mbonye umubabaro w'ubwoko bwanje uri muri Egiputa, kandi numvise baniha namanuwe no kubakiza none ngwino ngutume muri Egiputa. Uwo niwe bose wawundi banzi bati ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza? Niwe Imana yatumye kuba umutware n'umucunguzi
niyo Imana yatumye kuba umutware n'umucunguzi abihawe n'ukuboko kwa marayika uwo wamubonekeye mu gihuru. Amen. Turasenga. Baba wacu Yesu Kristo, gitare cy'agakiza kacu, Mana y'abahanuzi, Mana y'intumwa, Mana y'abakristo bateranye kuri aya masaha, niho twizeye, niho twemera, niho waduhamagaye natwe turakwitaba amagambo yawe yera. Ngwino udukuremo ibyo kurya, abonekemo umuti wo gukiza abarwayi, abonekemo imbaraga zo gutanga ku batendeburitse. Uze wikorere, uzenguruke impande enye z'iyi nzu, abademo turabirukanye baje kure yacu. Dusabye umwuka w'Imana ngo afate akazi. Amina. Umutekano kitugote, imbaraga yawe bande natwe gutangira no guheruka. Dusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ashobora kwicara. Unaweza ikaa. Mana yacu ihimbazwe. Bwana Mungu ahimidiwe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Isomye amagambo y'Imana. Soma maneno ya Mungu. Ko nta byacu dufite, maana hatuna kandi burya nta n'ibisha dufite. Kuna mapya pia tunayo. Ibyo dukora byose, maana matendo tunayoyatenda. Bibiliya yera ivuga iti byahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa. Twicaye turasoma igitabo cyo Kuva, tukikaa tutasoma kitabu cha Kutoka, ibice ni 3 duhereye ku murongo wa 3 tukianzia shairi wa kwanza. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe ishyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kukireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze arahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Ku murongo wa 7, Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanje buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko uzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri ico gihugu bajane mu gihugu ciza kigira kigari c'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, n'Abaheti, n'Abamori, n'Abahivi, n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyagiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, uwo ukure muri Egiputa ubwoko bwanje bw'Abisirayeli. Amen. Bwana yacu ngira ya magambo. Bwana Mungu abariki maneno yake. Kwa buri wese, moyo kila yoyote na Imani wacu Yesu Kristo. Twari turi kuri aya magambo. Tulikuwa kwenye maneno haya tukisema Imana ishaka kuvugana n'umuntu. Kama Mungu anataka kuongea na mwanadamu, ishaka kuvugana n'umuntu. Kama Mungu anataka kuongea na mwanadamu, mwanadamu, kura mu byarimo. naanza muondoa katika Imana ishaka kuvugana n'umuntu.
ntabwo bivugana n'umuntu agifite imbaraga ze, ahubwo Imana imanza yamwambura imbaraga ze, yazana kumwambura imbaraga ze, Imana ikabona igashiramo imbaraga zayo muri we. Kubera iki Imana imanza yamwambura imbaraga afite? Ni ukugira ngo atikubita ku gatuza akavuga ko ari we ushoboye, ahubwo ushoboye ni umwe, ni umwami wacu Yesu Kristo. Ufite imbaraga ni umwe, ni Imana Data wa twese iri mu ijuru. Ufite imbaraga ninde? Ni Imana yaremye byose. Rero hari impamvu sasa kuna sababu Imana ishobora kuvugana unaweza kuongea na Mungu, hari impamvu Imana kuna ishobora sababu kuvugana kuongea na wewe, hari kuna sababu Imana ishobora unaweza kuvugana kuongea nami. iyo niyo turaganira Ile ambayo tutaongea iyo twari turi kuri maana tulikuwa kwa neno hili eti Imana ishaka kuvugana Mungu kama Imana yamwiyegereza namkaribisha ikamushyira mu kirere cyiza, kwa anga mu nzuri, kirere kirimo ariko ikirere cy'umwuka kugira ngo Imana ivuganire nawe umwuka wayo nawe awurimo. Ese muri kumva aya magambo? sasa unasikia maneno haya kama atatumika pamoja na Mungu, atafuta anga ya Imana kiroho. yacu ntikorera mu mubiri, Mungu atuweka na kimwili, anaongea katikati ya yuko roho. ibyanditswe Maana maandiko yanasema eti mbere na mbere tangu Imana awali yaremye ijuru Mungu n'isi. aliumba mbingu na dunia, Imana yagendagendaga hejuru y'umuhengeri ya maji. uramba yari ifite ibirenge. Unataniuliza alikuwa na miguu. Yesaya bari kutubwira Yesaya anasema eti ijuru ni intebe y'Imana, mbingu ni kiti cha ahisi ni intebe na y'ibirenge dunia by'Imana. ni kiti cha miguu yake. Ndumva nta muri mu bibazo. Inasikia hakuna mtu hata kupatikana. Yesaya aravuze ati Yesaya anasema eti ijuru ni intebe yawe mbingu n'isi ni intebe y'ibirenge byawe. ni kiti cha miguu yake. Imana ni umugabo. Mungu ni mwanaume. Iyo ihagurutse Inaposimama Abisirayeli ku musozi wa Sinayi babone kuba n'imirabyo, Unaona lati na yakwiseganya anapojitingisa Abisirayeli ku musozi wa Sinayi bakumva imishitsi, wanasikia tetemeko, bakabona ibitare biratitimiranye. mwamba inatetemeka. Iyo niyo Mana yacu, ni Imana ishobora byose. Izina ryayo irihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Data Mose we abonye Alipoona igihuru kiri kwaka mu muriro chaga kinapoaka yibwira ko ari umuriro usanzwe, waga ni moto, ariko burya reka nkubwire ngo iyo Imana ishaka kuvugana nawe ishobora kukwiyereka kujikuonyesha igutumyeho ikintu runaka. kitu fulani. Imana yashatse kwiyereka Aburahamu, Mungu alipenda kujionyesha iramubwira iti nta kindi ngukeneyeho, tunahitaji keneye ko wantambira umuhungu wawe Isaka. mtoto wako Isaka. Imana yari ishaka kwigaragaza mu gihuru Kuonyesha ndani ya kichaka umwana w'intama mwana kondoo w'amahembe ahetamye pembe ambazo zinapenda yafashwe mu gihuru. alishikwa ndani ya kichaka. Aburahamu Ibrahimu agiye gutamba Isaka, tafuka kumtolea zabihu mtoto wake. Imana ihamagara Aburahamu ati Aburahamu, Aburahamu, Ibrahimu, kwizera kwawe kwagaragaye, kwizera kwawe kwagezeho, kebuka iruhande rwawe hari umwana w'intama. Isaka nawe ati Imana ishimwe, nari ngiye gupfa none papa abonye igitambo. Imana irangijije iduhaye igitambo kuri uyu musozi, Uwiteka nahabwa icyubahiro. Iyo Imana ishaka kuvugana na Aburahamu rata iramubwira iti ntambira umuhungu wawe Isaka, jya ku musozi ugenda ucanira y'umuriro maze umubage, numara kumubaga ushire ku gicaniro kugira ngo numve impumuro y'inyama za Isaka. Rata Imana yari ifite ibanga kugira ngo ivugane na Aburahamu, imubwire ko yari Imana uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Iramubwira iti Aburahamu, rorera, reka wikwica Isaka, ahubwo hari igitambo iruhande rwawe. Kebuka mu gihuru hari umwana w'intama. Yahaye Aburahamu umwana w'intama, nawe ntuyizera. Ibyakunaniye, ibikugoye, Imana izabikemura. Imana ibahe kumva neza mu izina rya Yesu Kristo. Abaririmbyi bararirimbaga ngo iherezo ry'urugendo rwacu safari yangu umwami wacu Yesu Kristo ni umwishingizi. Ababyemeye nkanje ni bande? Umwami wacu Yesu Kristo yishingiye urugendo rwa bene data, yishingiye urugendo rw'abakozi bacu, yishingiye urugendo
gusa umenye yaguhamagaye, umenye ko ari Imana. Imana ishaka kuvugana nawe rata, Imana yakugabanya ibiro ikakwereka ko ariyo iremereye. Uri hejuru y'Imana, perezida yaba hejuru yawe, rais anaweza kuwa juu yako, yaba hejuru yawe, umugabo wawe yogutegeka, ariko hejuru ya nawe hari umutegetsi ukomeye, izina rye ni Yesu Kristo. Tugiye kuganira tuti, iyi Imana ivuganye n'umuntu, kama Mungu anaongea na mtu, hari ibyo ushaka kumutuma. kuna mambo anataka kumtumana. Ivugana n'umuntu, anaongea na mtu, ishaka kumutuma, akipenda kumtumana, ishaka kumukoresha. Ntabwo Imana yapfa kuvugana nawe ntabyo yenda kukubwira, ariko mbere y'uko ivugana nawe Imana yagukura mu kirere cyawe. Mbese Imana yagukura mu kirere cyawe ikora iki? Iragukoresha. Mbese igukoresha ibiki? Igukoresha ibiki? Icyambere ya kwanza yabwiye Branham iti, alimwambia Branham hivi, niwemera kubali mu mubiri wawe, ndani ya mwili wako tiwiyanduze, chafue, tunywe inzoga, kunywa pombe, usambane, mzinifu, tusinde, ewe ibi byose bikaba kure yawe. mabaya yako ukaba umwizigirwa, ukaba umwizera, unakuwa mwaminifu, nzakorana nawe tumika pamoja mu gihe cyawe, wakati wako uzaba umugaragu wanjye. unakuwa mtumishi wangu. Branham bari kuvuga ngo, Branham anasema eti yageragaho bari kunywa inzoga kwenye wanakunywa pombe, agasanga atari iwabo, tala si kwao, yageraho bari gusambana agasanga atari iwabo, yasanga abasohotse bagiye ku mazi bari mu mikino yabo, akabura ko yakwibonamo, ntiyibone muri bo. Yarirebaga ntiyibone mu bisi, ariko yajya mu kirere cy'umwuka akisanga ari kumwe n'Imana n'abamarayika, kubera yuko ibyo yagendeyemo nibyo Imana yamutegetse. Reka nongere mubaze ngo, mbese kuva Imana yaguhamagara ibyo warahirira cyabigenderamo? Bya bindi wapfukamye ngo munsengere, narasuzuguye, nakoze ibyaha byinshi, none munsengere, nemeye kubatizwa no mu izina rya Yesu Kristo, kandi munsengere ibyo byose bimveho. Ndongera ngo baze kuri aya magambo, mbese bya bindi warahiriye ngo uzabireka waba warabiretse? Niba utari warabireka, kama hutabiacha, hari ibyo Imana ishaka kukubwira. kuna kitu Mungu anataka kukuambia. Icyambere, ya kwanza Imana iri kuvuga iti, Mungu anasema eti, ndi Imana mimi ni Mungu ya so, ya baba yako, ndi Imana ni Mungu ya Aburahamu. ya Ibrahimu. Kubera iki? Sababu gani? Imana ya Aburahamu Mungu wa Ibrahimu yaramubonekeye, alionekana, ibonekeye Aburahamu igihe Aburahamu yayishatse, Mungu alimtafuta. igihe se wa Aburahamu Babake na Ibrahimu witwa Tera yabaga ibishushanyo, alikuwa anachonga masanamu, abacunnyi wapiga la n'abaraguzi bakaza kubirangura bakajya iwabo kubisenga. Aburahamu yakwitegereza akavuga ati, ko data abazi ibishushanyo bisa gutya, abantu bakaza bakabigura bakajya kubisenga ngo bibe Imana yabo, ahari wenda tuhaba Imana. Igihe kirekire Aburahamu ari kubitekereza, Imana yacu kuko ari Imana ireba mu mutima, isanga Aburahamu ashaka kuyimenya. Imana ihamagara Aburahamu iramubwira iti, Aburahamu, va mu gihugu cyanyu, usige ishyanga ryanyu, usige n'inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Amina. Iyo Imana ibonye ko hari ibyo ukeneye kuyikorera, nayo vuba na bwangu nayo kwa uharaka ikora umurimo atenda kazi wo kukuyobora ya inzira. kukongoza njia. Niyo mpamvu Ndio sababu ari Imana ya Aburahamu. yeye ni Mungu wa Ibrahimu. Ese kubera icyo ari Imana ya Sababu Isaka? ni Mungu wa Ibrahimu. Kubera icyo ari Imana ya Isaka? Sababu ni Mungu wa Reba imirimo y'Imana yakoreye kuri Isaka, reba imirimo y'Imana yakoreye kuri Yakobo. Bibiliya iri kuvuga iti, Yakobo naramukunze ariko Esawu ndamwanga, kandi ibyo nabikoze bose batari babaho. Ariko ibyo ntabwo byavuye ku mirimo, ntabwo byavuye ku yindi migambi yabo, byaturutse ku Mana
iwacu mu muryango ndani ya jamaa yamvanyeyo ndi njyenyine, alitoa niko ariko ijambo riri kuvuga riti nasema eti numara gusohoka kisha toka ukomeze urugendo, endelesha safari. ibwira Loti, Kamwambia Lutu eti wirinde kureba inyuma, ninde kutazama nyuma. natwe hari aho twavuye, Nasi tuna mahali tulipo, naje hari aho navuye, kugira ngo Imana inkoreshe, kugira ngo Imana igukoreshe, bya bindi byo twasize twirinde kubisubiramo, bya bindi twanze tugumye tubyange kugeza ku munsi wa arevema. Ndi Imana ya So, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Nuko Mose amaze kumva ko ari Imana ikomeye, Mose yipfuka mu maso kuko yari atinye kureba Imana. Mbese kubera iki yatinye yipfutse mu maso? Mose yararebye abona adakwiriye guhangana n'amaso y'Imana. Ariko bitagutangaza, hari abafurere, hari abasera badatinya guhangana n'Imana. Hari abafurere, hari abasera badatinya guhangana n'Imana. Ushobora guhugura umuntu akakureba akakwitegereza akagusubiza n'ijambo, anakujibu neno ribi mbaya. Tuzababara, usihuzunike, usihuzunike kubera iyo yavuye sababu kwenda alitoa aracyafite ubusigisigi bukiri muri we, aracyafite ubusigisigi ndani yake, angari na Masariyo aracyafite ubusigisigi muri we, nibwo bukimubaza. Niyo mpamvu weho uhatiwe kongera kuja kumava ukamusengera ukavuga uti mwene data aracyafite ikitagendeka, none wa Mana we wahinduye Aburahamu ukamugira Aburahamu kugira ngo umuntu umugisha, n'uyu mwene data umuhindure, n'uyu mushiki wanje umuhindure. Imana ishaka kugukoresha, kama Mungu anataka kutumikisha iraguhamagara, nakuita, yamara kuguhamagara kabona kukugira ibyo gukora, nakwambia mambo utarava muri bya bindi rero kugira ngo uzakorane tumike pamoja, tabigorane ko takwa shida. Ndi Imana ya So, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso akafunga macho kuko atinye kureba Imana. Iyo utinye kureba Imana uba watsinzwe, kandi iyo umuntu atsinzwe haba hasigaye iki? Ni ibihano. Ninde w'umuhanga imbere y'ijambo ry'Imana nashaka ko hejuru ngo njyewe ijambo rivuze naritsinda? Hepfo bati chini eti uwo niwe Mose, huyu ndiye Musa. Bavuze bati walisema eti mbese sasa ninde wakugize umutware, ninde wakugize umucamanza? Abo ni abantu, wale ni wanadamu. Ninde wakugize umutware wacu? Mtawala wetu. Ninde wakugize umucamanza? Hukumu wetu. Ibyo na n'ubu hariho ababivuga, na leo kuna watu wanabisema. Ni utari washobora kumenya, kabla haujajua kufanya, umenye uw'Imana ikoresha, anayetumia ko hari aho aba yanyuze, kuna mahali ko hari aho Imana iba yahuriye nawe, utakutana naye uracyafite ingorane, ungali na shida. Mose uyu, Musa huyu, Imana ubwayo Mungu peke yake akasema ko yari izi ko bino byose biri muri ho bizamubaho. kwake Imana Mungu yashizemo igisubizo, aliweka jibu, yashizemo igisubizo, aliweka jibu kuri bino byose byabaye. Haya yote yalitendeka. Ku murongo wa 11 kabagera, cyo kuva ibice bitatu. Mose
nuko uzakora ubwoko muri Egiputa ugakorera Imana muri musozi. Amen. Ku murongo wa 7 Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanje buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Amen. Ndagutumye, genda, nzagendana nawe. Imana yari imaze kubona, ibona ko ubwoko bwayo bufite umubabaro ukomeye, iravuga iti ntabwo najyayo, ngiyeyo byakomera, ahubwo ndakoresha Mose aba ari ujyayo. Imana iravuga iti Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanje buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Amen. Imana ihamagara umuntu kugira ngo imukoreshe, iba yabonye imibabaro y'ubwoko bwayo kugira ngo ifate wa muntu agenda abwira ubwoko bw'Imana ati nimuhumure, Imana mu ijuru yabonye imibabaro yayo, none irantumye iti nimuhumure, mwe gutinya, dufite umutabazi. Umutabazi wacu ninde? Ni umwami wacu Yesu Kristo. Uwo niwe warebye abera bikendaki, aravuga ati mugiye kurengana, reka mboherereza abakozi. Niyo mpamvu tubona abakozi bakatubwiriza ijambo ry'ukuri ritugarura mu buzima, rikaduhereza mu imbaraga kugira ngo natwe tuneshe. Imana yaduhaye William Branham muri iki gihe cyacu, mu gisekuru cya 7, kugira ngo natwe duhabwe ubutumwa bwiza, ari ryo jambo ry'Imana. Yaribonye ko tugiye kurimbuka, tugiye guhura n'ingorane zikomeye. Imana itwoherereza umuhanuzi atugarura ku jambo kugira ngo natwe tugarurirwe ubuzima. Iyo Mana yabidukoreye, mumfashe tuyikomera amashyi. Imana yaduhaye umuhanuzi, ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Yarebye ko tugiye kwangirika, itwoherereza umuhanuzi, itwoherereza n'abakozi. Burya Imana iyo ishaka kuvugana n'umuntu, iba ishaka kugira ngo imukoreshe, imutume ku bwoko. Ntabwo Imana izaza ngo izivugane nawe ku gundi, ntabwo bizashoboka. Ahubwo Imana izakoresha abagaragu bayo, izakoresha abahanuzi bayo batuzanira ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ubugingo, ijambo riduhuza n'Imana, ijambo ritugarura ku nzira, ijambo ritugarura ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Kandi burya Bibiliya yerere kuvuga Takatifu yasema eti hubatswe ku rufatiro kwenye msingi rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Yesu Kristo niwe buye rikomeza ibyo. Imana yariduhaye, ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa 5 washairi ya 5 iramubwira iti kamwambia eti wikwegera hano, usikaribie hapa, kandi pia kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze arahera. Kandi iti Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso, bisobanuye ngo yari ashaka kwiyeza kugira ngo abone guhura n'Imana atanduye. Niwinjira mu nzu y'Uwiteka, manza witunganya. Niba ushaka kumva ijambo ry'Imana, manza witunganya, wiyeze, ureke guhangana n'Imana, kandi wewe ubwawe udafite gukiranuka muri wowe. Wari uzi ko umukozi ashobora kuza ku gicaniro, hakaba harimo umusore muno hagati yacu, ari gutongana, iko anafarakana, uwo muntu aba yiyejeje?
Ule mtu anajitakasa. Akawa umufurere hagati yacu wabatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Ngombe sino ni ngo kuri kubwiriza. Wale unahubiri. Ngo wewe bitu. Wewe je? Kimana ya mtu. Wale Mungu alimtumana. Kimana ya mtu. Wale Mungu alimtumana. Kandi mbere yuko Imana Mungu imutumana. amutumane. Hari Kuna mambo yalitangulia. hari ibyabanje. Kuna mambo yalitangulia. Gukorwa. Kuna mambo yalitangulia. Yanyuze mu cyumba cy'ihaniro. Ndani ya chumba cha marekebisho imuze kuri bya bintu byaraza kubwira ubwoko. Niyo mpamvu twavuze tuti nimba utari washobora kwihangana we kuzigisha abafurere n'abasore kwihangana. Niba utari wamenya guca bugufi abafurere n'abasore guca bugufi. Niba utari wamenya kureka kamere ibyigisha bene data n'abashiki bacu kureka kamere wewe ukizituyemo manzi ukizwe kamere manzi ukizwe ibibi byawe ubwiriza kubivamo. Asa muri kumva aya magambo Imana ibaye kumva neza mu izina rya Yesu Kristo. Mose Imana iramuhamagara kugira ngo imutume kwari ukugira ngo aje kubwira ubwoko ababwire ko ari Imana yamutumye, kandi iyo Mana yamutumye yumvishije amarira yabo, yumvishije umuborogo, yumvishije ibibazo bafite. Abera bike ntaki niba mufite ibibazo Imana yacu ni umutabazi, Imana yacu umwishingizi, Imana yacu izabikemura. Ntabwo ari Gerard uzabikemura, ntabwo ari Hamenyi uzakemura ibibazo, ntabwo ari Didasi uzabikemura, ntabwo ari Kabagema, ntabwo ari Venuste, ahubwo Imana ya Isirayeli izakemura ibibazo by'abera bike ntaki. Ihanga amaso yonyine kwizera kwanyu kubakiza uburwayi, kwizera kwanyu n'ibyaha byanyu muzabibabarirwa. Muhanga amaso ku Uwiteka kuko igihe cy'ubucunguzi bwacu kiratwegereye kuruta igihe twizereye. Sinzi niba muri kumva aya magambo. Igihe cyacu ijoro rirakuze dore burenda guca. Kugaruka k'umwami wacu kuri bugufi. Mwene data mushiki wacu uteranye, ese kugaruka k'umwami wacu ko kugeza bugufi uzasanga uri hehe? Umugaragu w'Imana Branham Yesu Kristo ataraza, uruhande uhagaze niyaza nta nirwo uzakumya guhagarara. Ataraza urwo ruhande uhagaze nirwo azana gusangamo naza. Uzaba uhagaze mu ruhe ruhande ubwo Mwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse. Tekereza wisuzume, fikiri sana, uzichunguze. Buri muntu afite intambara ye. Kila mtu ana vita yake. Afite intambara yanjye, na vita yangu yo kumbuka atarwanirira, kumbuka uzanipigania, yo Kabagema atarwana, yo Jona atarwana, umusore runaka atarwana, kuko nawe afite intambara ye bwite. Kubera intambara arwana ni ukugira ngo abe ari byo utsinda, kugira ngo nimara gutsinda zahabwe ikamba ry'ubugingo, kugira ngo numara gutsinda uzajye mu ijuru. Kujya mu ijuru ntabwo nzicara ku ntebe ya Didasi, kujya mu ijuru Didasi ntabwo nzicara ku ntebe ya Gerard. Haranira inzira yawe, haranira intebe yawe, haranira ibihembo byawe kugira ngo ejo utazabinyaga. Ababyemeye nkaje ni bande? Buri muntu arwana imbere ye arebe ko yatsinda. Agakiza nako umuntu ku giti cye, agakiza kari aka Mishake, agakiza kari aka Shaduraka, agakiza kari aka Bedenego, agakiza kari aka Danieli. Niyo mpamvu umuhanuzi yaravuze Babuloni Danieli yayituyemo, ariko Babuloni ntiyatura muri Danieli. Niyo mpamvu atembeye kureba ibishushanyo. Kentucky ni mbi, Amerika ni mbi, ariko nawe nuba mubi, ufite ikibazo gikomeye. Wacu uzagira cyo kwitwa imbere y'Imana.
musohoke muri Kentucky, musohoke muri Amerika, muture mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rifite ubudahangarwa kandi n'ubugingo buhoraho. nta hantu ubugingo buhoraho atari mu ijambo ry'Imana, mu mwami wacu Yesu Kristo. ubwo agiye kugaruka bidatinze agasanga wararituyemo, nta kabuza nawe uzazamuka. ntabwo bifuje gutura mu ijambo ry'Imana. Imana ibibahe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusomere ku murongo wa 32 wa cya gice cy'ibyakozwe n'intumwa ya Matendo ya Mitume ibice biri sura 7 umurongo wa 33 kwa shairi ya 32. Imana y'abasakuza bawe ni Imana y'Abrahamu na Isaka na Yakobo. Mose ahinduka ntiyatinyuka kwitegereza. Simba ushasoma mu 32. Luka usome 37. Mose ngo niwe wabwiye Abisirayeli ati Imana izabakurikiza ubuhanuzi uvuye kuri bene wanyu umeze kanjye. Kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu. Amen. Hamwe na Musa. Amen. Imana iramubwira, Mungu akamwambia, genda ubabwire nzabahagurukiriza umuhanuzi wo muri bo. Ntabwo Imana izatuma umuhanuzi uvuye mu kandi karere ka kure ngo niwe uzatujyana mu ngo imukureyo, ngo genda ubwiriza abera b'Kentucky ijambo rizabajyana mu ijuru. ahubwo umuhanuzi wo muri mwe, wo muri bene wanyu, niwe uzababwira iby'Imana yamutumye. nimubituramo mukire, nitubyanga tuzipfire nta kundi, ariko nje nemeye kubituramo kugeza ku munsi wa Arabema. 35 dusomere 35. Soma 35. Basoma mu nzira y'umwami Yesu Kristo. Uwo niwe Mose wa wundi banze bati ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza? Uwo Mose bamanije ku mwana baravuga bati mbese Mose ninde wakugize umutware umucamanza? Ariko Imana yari yavuganye na Mose. Imana yari yavuganye na Mose, imaze kuvugana nawe, kuko Imana yari izi ko bazamubaza iri jambo, mbese ninde wagutumye? Nta mupredikateri, nta mubwiriza butumwa uzababwira ubutumwa bwo yiyandikiye, ahubwo ubutumwa bwose tuzababwiriza mu izina ry'Uwiteka. ni Uwiteka wabwandikishije, ni ubutumwa buvuye ku Mana. Uwo Mose niwe wa wundi banze bati ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza? Niwe Imana yatumye. Mungu alitumana kuba umutware n'umucamanza, na muamuzi abihawe n'ukuboko akipewa na mikono kwa marayika uwo wamubonekeye mu gihuru. Amen. Uwo niwe Imana yabonekeye mu ishusho ya marayika. Marayika amaze kubonekera Mose, Mose nawe aragenda ku bwoko bw'Abisirayeli. Imana itaravugana n'umukozi ntabwo azaza kutubwira ijambo ry'Imana, ahubwo Imana izamanza ivugana nawe kugira ngo aze kutubwira ijambo ry'Imana. Kugira ngo Imana ivugane n'umuntu ibishaka kumutuma ku bwoko, yamara kumutuma ku bwoko, kuko abantu ari abantu bakavuga bati ese ninde wagutumye? Ariko Mose yaragiye, Imana yavuganye nawe mu ishusho ya marayika wayo, kandi marayika w'Imana ni Imana ubwayo. Imana itumye Mose nawe aragenda abwira Abisirayeli, kandi ngo Mose niwe wari uri mu itorero ryo mu butayu, itorero ry'i Kentucky. Abazatubwiriza ni bene data, abazatubwiriza ni abafurere
bakaza bakatubwira ijambo ry'Imana, naho Satani we agatuma abagore kuja kubwiriza abapagani ijambo ry'Imana. Ariko Imana yacu ntabwo yakora ikosa ryo gutuma abagore ngo baje kubwiriza. Abo muzumva bose bari kohereza ubutumwa bwose ngo abagore n'abari bo babutanga, ngo mugende mwamamaze bino, mwamamaze na biriya, muvuge na biriya, muvuge na biriya. Uwo ni umudayimoni uturutse ikuzimu kugira ngo umurimo w'Imana gusenyuke, kandi ni gusenyuka nta bihembo, hakuna zawabu mbele ya Mungu. Ukwikorera amakara ku mutwe wawe utazi niyo uzayatura. Imana yacu ituma abagabo, ababyemeye nkanje ni bande. Imana ni umugabo, izatuma abagabo ku itorero ryayo, ku bwoko bwayo. Abo bagabo nabo baze babwiriza ubwoko ijambo ry'Imana. Naho izindi nyigisho zose muzabona ziturutse ku bagore zaba ziturutse ikuzimu. Niba muno harimo abanyedini batubabarira, ntabwo twababonye. Nta bapasitori b'abagore bo tugiraga, nta n'abarevera tugiraga, nta n'ababishopu, nta n'ababwirizabutumwa dufite. Dufite ababwirizabutumwa bamwe gusa, ni bene data bafashe la parole de Dieu. Ijambo twa turi kuganira ni ngo Imana ishaka gukorana n'umuntu, Imana yamuhamagara ikamushyira mu kirere cyayo. Yamara kumushyira mu kirere cyayo ni ukugira ngo ibone uko imutuma. Iyo imutumye Imana yamwibwira, iramwibwira iyo ariyo, ikamubwira iti ndi Imana ya Aburahamu, wa wundi nabanye mu gihugu cya Uri y'Abakaludaya kamuhindura umuheburayo. Iyo Mana yahinduye Aburahamu niyo Mana twizeye, niyo Mana yaduhamagaye. Iyo Mana yahamagaye Aburahamu ikamukura mu gihugu cyabo cya Uri. Iyo yahamagaye Kabagema imugira umwana wayo. Iyo yahamagaye Didasi, iyo yahamagaye Gerard, iyo yahamagaye bashiki bacu. Iyo Mana niyo kwizerwa kandi niyo kwiringirwa. Yo ubwayo iravuga iti jewe nzigaragaza kuri Aburahamu. Nzigaragaza kuri Aburahamu nuko nzamubonekera ndi kumuhereza isezerano. Aburahamu yahawe isezerano, Imana ihindura n'izina rye. Aburahamu yahawe isezerano, Imana ihindura izina ry'umugore we. Kuko yari Imana yahinduriye Aburahamu izina, imwita Aburahamu. Ihindurira Sarayi izina, imwita Sara. Ihindurira Yakobo izina, imwita Isirayeli. Iyo niyo Mana twizeye, kugira ngo Imana iguhamagare nuko ibishaka kugukoresha, kugira ngo ugukoreshe kubwira izina ryayo, kubwira imirimo yakoze. Yamara kuyikubwira ikakubwira iti nabonye umubabaro w'ubwoko bwacu, none genda mu izina ryacu ubamare uwo mubabaro. Nawe wamara kubyumva ukagenda kuko Imana yakoranye nawe. Iyo Mana niyo twizeye, iyo Mana niyo tuzakorera none kugeza iteka ryose. Imana kugira ngo ivuge nuko ibishaka kugukoresha. Imana ishaka kugukoresha rata ikubwira iyo ariyo, ikakubwira n'ibyo uzakora, ikakubwira n'ibyo uzirinda, ikakubwira n'ibyo uzagenderaho. Abemeye kandi bande, abemeye gutura muri aya magambo ni bande, abemeye guhagararira ukuri muri kenda kindi bande, abemeye kugendana n'ijambo ry'Imana kugeza ku munsi wa arevema ni bande. Abateranye mwese bifurije kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, dufashe Bibiliya tugafata n'umuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo.